Eshobora ngo yani n'umwesikuru urumva so hari umushuti wacu ujya ukunda kutubwira ngo akabyumva nk'amapublicité asosoma yake umva ngiye nguye n'uyu munsi imbere y'abantu mbere yuko nyisubiza ndashima Imana ko yampaye kubimenya sibyo ndashima Imana bino bintu ntabwo bihabwa abantu bose yego ejo twahoze tuvuga ukuntu ubutunzi bukomeye ari agakiza umva niyo mpamvu ndabikwifuriza mbere yuko bihakana nibura shaka impamvu yo kubimenya kuko ubashije kubimenya nawe wahita ujya ku ruhande rwanjye tukavuga kimwe yego sibyo ni ukuvuga ngo ukeneye kubimenya mbere yo kubihakanya sibyo kuko hari abo byakoreye hari n'abagize iyo myumvire so ndakimusubiza gutya ibi bintu kuba umuntu adatungwa n'ibyo kurya biriya byo guteka ni imyumvire migari cyane ariko iyi myumvire iyo utumbereye uyu mwami Yesu no mu mateka ye no mu ijambo rye arabiguhishurira njye niwe ndeba cyane nkamureba akabimpa sibyo niyo mpamvu nkubwira ngo nshobora kukureba ariko wowe ukazagira warangiza ukajya unanteramo ubwoba cyangwa ukanshyiramo n'ibindi wishakira ariko natumbereye Yesu abimpa byose byuzuye umva rero nababwiye ku kintu kijyanye n'impamvu cyangwa purpose umuhamagaro ubwo nashakaga kumenya umugambi wa Yesu kuri njyewe sibyo nawe ubwo rero nagiraga ayo makenga nshaka kumenya Yesu impamvu yamuzanye kugira ngo anshungure Imana itubwira ko icyambere